muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana haravuga ngo nimukomeze amaboko ananiwe nimukomeze n'amavi adandabirana. Ubushake bw'Imana nuko ukomera, nuko nkomera, nuko nkomezwa. Ibihesha data icyubahiro nuko we nanjye tuba twuzuye imbaraga. Haleluya. Nta nyungu afite mu kunanirwa kwawe, nta nyungu, ntacyo bimwungura, ntago bimuhesheje icyubahiro. Ndifuza rero ko duhaguruka tugasenga, tugakoresha kano kanya mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana. Nanone mu Baheburayo 12 umurongo wa 12 kugeza ku wa 13 haravuga ngo nuko mumanike amaboko atentebutse, nuko mumanike amaboko atentebutse, mugorore amavi aremaye. Nanone muri ibi ijambo ry'Imana havuze ngo mukomeze amaboko ananiwe n'amavi adandabirana. Data arifuza ko amaboko yawe akomera, amavi yawe agasubizwamo imbaraga. Ntago ari mu ruhande rukurwanya, ahubwo ari mu ruhande rwawe. 13 ikavuga ngo kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose ahubwo gikiri. Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo muhange inzira zigororotse, kugira ngo ucumbagira akaguru, ucumbagira ukuguru kwe kudahuhuka ahubwo gukire. Ntabwo data yifuza kuhuhuka, ahubwo yifuza gukira, yifuza ko ugira imbaraga. Ese mwahaguruka tugasengaho? Haleluya. Nizeye ko wumvise icyifuzo cya data. Nyemera dufatanye kubumbura umunwa wacu no gusuka umutima wacu imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amavi acitse intege yongera asubizwe mu imbaraga, amaboko yarananiwe yongera asubizwe mu imbaraga, ngo ndetse n'ikirenge cyavunitse tugiharurira inzira kugira ngo kidakuka, kitarushaho kumera nabi, ahubwo cyongere gisubizwemo imbaraga. Nanone twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo urumuri rucumba ntabwo we aruzimya, urubingo rusadutse rumeze nka Simoni rutwarwa n'umuyaga hirya no hino ntabwo aruvuna ahubwo ararukomeza. Nyemerera uzamura ijwi ryawe usenga Imana. Yesu yaravuze ngo inzu ye izitwa inzu yo gusengerwamo, inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Iyo dusenganye turatyazanya, urankomeza nkagukomeza. Nagira ngo ntucecekere imbere y'Imana. Ufite ibiguca intege, ufite ibikugoye, ufite ibyifuza kukuzimya, ariko data yifuza ko waka, urumuri rwawe rurushaho kwaka. Yifuza nutagendana natwe ngo bigaragare ko hari itandukaniro, mwami w'abami. Iyo abafite Imana n'abatayifite ngo bigaragare ko hari itandukaniro, Uwiteka we natwe turaguhamagaye muri iki gitondo. Wowe udashaka ko amavi atentebutse acika burundu, wowe udashaka ko amaboko ananiwe avunwa burundu, wowe ushaka ko bisubizwa mu imbaraga, ni wowe duhamagara. Turaguhamagara muri iki gitondo ngo kuri aya meza yawe tuhakura imbaraga nyaguhora ku ngoma. Ndasabira umukobwa, umuhungu warunaniwe ngo asubizwe mu imbaraga. Turaguhamagara kugira ngo ukingure ijuru nyaguhora ku ngoma, ukingure ijuru ibyo akwiriye bituma asubizwa mu imbaraga, ibyo akwiriye bituma arushaho kukwizera, ibyo akwiriye bizazana itandukaniro hagati y'abagushaka n'abatagushaka. Byisuke ku buzima bwe muri iki gitondo, byisuke ku buzima bwe muri iki gitondo. Cisha ibimenyetso byo kugira neza kwawe imbere y'ubuzima bwacu, cisha ibimenyetso by'imbaraga zawe mu buzima bwacu nyaguhora ku ngoma. Aho waciye biragaragara, intege nkeya zirashira, indwara zirashira, gushoberwa birashira, amarira hanagurwa ku maso. Nta muntu n'umwe wahuye nawe ngo ubuzima bwe busigare bumeze nk'uko bwari bumeze. Ibyo bimenyetso by'ineza yawe, ibyo bimenyetso by'imbaraga zawe nibyo duhamagara mu buzima bwacu uyu munsi mu izina rya Yesu. Reka kubaho kwawe mwami kugaragarira abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugaragarire twebwe twese abakwambaza. Imiryango yari imaze igihe ikinzwe ikinguke mu izina rya Yesu. Aho twahakaniwe nyamara cyari igihe cyo kwemerwa. Reka kugira neza kwawe n'imbaraga zawe bihatugaragariraho Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaguhamagara wowe ugusha imvura mu butayu, wowe uca inzira aho zitari, wowe uvusha amazi mu bitare. Reka ubuzima bubaye nk'igitare, reka ubuzima bwari bukakaye, reka ubuzima bwari bushobewe, ibimenyetso by'ineza bihagaragara Uwiteka Mana Nyiringabo. Uri Imana ikura mu busa, uri Imana ihamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Reka ibitariho, ibitararemetse, ibyabuze aho biva mu maboko y'abantu, mu mbaraga zawe zitagira akagero bihabonekera Uwiteka Mana Nyiringabo. Zari ibimenyetso byo kugirirwa neza, zari ibimenyetso byo kugendana nawe, zari ibimenyetso byo guhamagarwa nawe. Igihe kimwe umugaragu wawe Eliya yazamuye ijwi aravuga ngo muri ubu bwoko bwagutaye, muri iri shyanga ryaguhakanye, aho ibicaniro byawe byasenyutse, uyu munsi bigaragare kuri Imana muri
Isiraheli, nanjye nkaba ndi umugaragu wawe. Uwo mwanya, uwo munsi umanura umuriro ucagagura inkwi, ukamya amazi, utwika ibitare. Iyo Mana y'imbaraga niyo Mana yaduhamagaye. Iyo Mana y'imbaraga niwe wadukuye mu byaha. Iyo Mana y'imbaraga niwe wadutoraguye handi twarorongotanaga. We watangiye umurimo mwiza muri twebwe, uracyawukoranya guhora ku ngoma. Ndasenze ngo uyu munsi ibimenyetso byo kugirirwa neza byivange n'ubuzima bwe, byivange n'urugo rwe, byivange n'imirimo y'amaboko ye, byivange n'iby'umwuka bye, byivange n'ibyo mu mubiri, bimenyekane kuri Imana. Uri Imana mu buzima bwe, uri Imana mu rugo rwe, uri Imana mu mirimo ye, uri Imana muri iri torero, uri Imana twakurikiye. Uwiteka Mana Nyiringabo, we watangiye umurimo mwiza muri twebwe, bidutera kugukurikira nta mususu, nta bwoba. Ni wowe n'ubundi wadukunze mbere, uduhamagaza ineza yawe, tutakuzi, tutakwitayeho, tutazi ibyawe, uduhamagaza ineza yawe. We watangiye umurimo mwiza muri twebwe, nta kabuza urawukomeje, urawukomeje. Uko umugaragu wawe Mose yavuze ngo ikizabamenyekanisha, ikizagaragaza itandukaniro, si ukugendana nabo, ukagendana nabo Mwami w'abami, kugira neza kwawe kose kukagaragarira muri bo, hakaba itandukaniro hagati y'abaramyi bigirwamana n'abagendana n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Iryo niryo tandukaniro duhamagaye muri iki gitondo. Iryo niryo tandukaniro uvuga ku buzima bw'umukobwa uri aha waje kugushaka, ku buzima bw'umuhungu waje kugushaka, ku buzima bw'umugore n'umugabo waje kugushaka nyaguhora ku ngoma. Iryo tandukaniro Mwami w'abami, iryo tandukaniro hagati y'abagushaka by'ukuri n'abatagushaka, kuko uriho, urihagije, uzi imbaraga n'ubushobozi, ntabwo uri Bayali, ntabwo uri ikigirwamana, nturi umwana w'umuntu ngo unanirwe ubura uko ubigira. Urihagije, waremye isi uyikuye mu busa, uyihagarika ku busa, na n'uyu munsi iracyahagarara. Ushyira ibiva mu kirere bitandukanye ijoro n'amanywa, nyuma y'imyaka irenga ibihumbi, na n'uyu munsi biracyariho. Ntiwabura uko ugenza ubuzima bwe, ntiwabura uko ugenza ibyitwaga gushobeka rwe. Ibyo ngibyo birakoroheye Mwami w'abami. Gushoberwa wabuhinduramo amashimwe, wabihinduramo ubuhamya. Uwiteka we, ibitariho, ibidashoborwa n'amaboko y'abantu, ibitakwiganwa, ibyo nibyo mpamagaye ku buzima bwacu, kandi nibyo twakiriye. Ibizatuma umuntu avuga ngo iyi ni ya Mana bakurikiye, iyi ni ya Mana bambaza. Ibyo nibyo mpamagaye mu buzima bwacu. Utwuzuza ubwenge bw'imigenzereze, kugira ngo aho uduhagarika tumenye icyo dukwiriye kuhakorera. Akazi uduha tumenye uko dukwiriye kukitwaramo. Ingo waduhaye tumenye icyo dukwiriye kuzikoramo. Urubyaro waduhaye tumenye uko dukwiriye kubarera. Ababyeyi dutije tumenye uko dukwiriye kubumvira. Mwami, utwuzuza ubwenge bw'imigenzereze, kugira ngo umugisha wose waduhaye tuwuhagararemo uko bikwiriye. Mvuze amagara mazima ku buzima bwe bari barwaye, mvuze amahoro yo mu mutima ku bari bayatakaje, mvuze kongera kwaka kw'igicaniro cy'amasengesho aho cyari cyarazimye. Ngaruye ubuzima nyaguhora ku ngoma aho butari. Mwami, duhagarariye bene wacu, duhagarariye abagore bacu, duhagarariye abagabo bacu, duhagarariye abavandimwe bacu, duhagarariye abana bacu, abo twamaze kubyara n'abo tuzabyara, kuko uri Imana idatungurwa. Uri Imana imenya ibyiherezo igihagaze mu itangiro nyaguhora ku ngoma. Uzi umugabo bazabana, uzi umugore bazabana, uzi abana azabyara, uzi ubutunzi azatunga, urabizi ibyo wari waragennye nyaguhora ku ngoma ataraba n'urusoro mu nda ye. Tuvuze umugisha ku biriho dutunze muri none n'abo dufite, tuvuze umugisha ku bizaza ejo hazaza, tubivuzeho ibyiza no guhuzwa n'umugambi wawe mu izina rya Yesu. Wowe wadukuye mu byaha ukadukiza, tuvuze agakiza kuri bene wacu batari bakomeye. Dutwikuriye ibitekerezo byabo, dukinguye ubwenge bwabo kugira ngo buhure n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Ibicaniro byose biguhakana byubatswe mu miryango yacu bizimwe n'amaraso yawe Mwami Yesu atemba muri twebwe. Imbaraga zawe Mwami Yesu zizimye ibyo bicaniro byose byarahiye ko iwacu batarakizwa, bikarahira ko iwacu batazigera bakizwa, bikarahira ko imiryango twashakanye niyo twashatswemo itazigera ikizwa. Ibyo bicaniro byose tubyambuye imbaraga n'ubushobozi, turabivuguruje. Tuvuze ubuzima mu miryango y'iwacu, tuvuze agakiza mu miryango y'iwacu, tuvuze umugisha, tuvuze kubyara no guheka, tuvuze gushaka, tuvuze gushakwa, tuvuze guhirwa mu mirimo y'amaboko. Ibicaniro byavuze ko nta mugisha, tuje kubivuguruza. Tuvuze umugisha, tuvuze kugirirwa neza. Urakoze Mwami w'abami, kuko uri mu ruhande rwacu. Tuguhaye icyubahiro. Aho wadukuye hadutera kwiringira aho tujyana. Ibyo wadukoreye bidutera kugaruka aho uri, tugushimira ko n'ibiri imbere nabyo uzabikora. Iyo dusubije amaso inyuma, tubara ibihumbi by'ineza,
by'ubutabazi bwawe. Iyo dusubiza amaso inyuma turakubona, aho wamenyekanye natwe imisozi twategerezaga ko tutazarenga. Iyo dusubije amaso inyuma turakubona utwambutse ibibaya by'urupfu. Iyo dusubije amaso inyuma turakubona uturwanirira, uduha gutsinda. Iyo dusubije amaso inyuma mwami w'aba, twibuka ubutabazi bwawe, tukibuka ineza yawe, bikadutera kwiringira ko nibi turimo dusaba bikoroheye mwami w'aba. Twakiriye ineza yawe, twakiriye imirimo yawe n'ibitangaza byawe, twakiriye amahoro utanga, twakiriye amaronko yawe atagenwa n'isi, twakiriye gukora kwawe, twakiriye kubonera aho abandi baburiye, twakiriye umugisha wawe, twakiriye guhirwa kuboneka mu maso yawe, twakiriye ubutabazi bubonerwa aho uri. Tuguhaye icyubahiro, wowe wadukunze tutarabo gukundwa. Akira ishimwe n'icyubahiro, akira ishimwe n'icyubahiro. Wowe utuma bitwaga ingumba bahinduka ababyeyi, wowe utuma bitwaga batagira shinge na rugero bahinduka batungisha abandi. Wowe uhanagura amarira ku maso, wowe ubeshaho, wowe usanga umuntu ubuzima bwararangiye ukamuha izina rishya ukamubeshaho. Akira icyubahiro. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde wakora nk'ibyo ukora? Ninde watabara nk'uko utabara? Ngo iyo wakinguye nta muntu wabasha gukinga. Wowe ujya ukingura urugi, ugakingura umuryango aho byari byarananiranye. Ni wowe twambaza, ni wowe tuvuga. Akira icyubahiro, nushimwe muri iki gitondo, nuhabwa icyubahiro muri iki gicamunsi. Ndagushimira abahungu n'abakobwa wahamagaye kuri iki gicaniro kugira ngo tugirire neza. Ni waduhamagariye kuturusha, waduhamagariye kudutabara, waduhamagariye guhindura amazina yacu, waduhamagariye kuduha icyerekezo gishya, waduhamagariye kutugarura agaciro aho twari twaragatakaje, waduhamagariye kuturemera ubuhamya bushyashya, waduhamagariye kuduhindura abakiranutsi, abahoze turi abanyabyaha rwimbi. Udukuye mu moko atarigeze akumenya, udukura mu kurorongotana, uduhindura ishyanga ryera, utugira abawe, utugira abatambyi b'ubwami. Tugutuye imitima yacu, tugutuye imyaka dusigaje kubaho kuri iyi si kugira ngo iguheshe icyubahiro. Buri segonda nzaba ngihumeka, ubuzima bwanjye buguheshe icyubahiro. Buri segonda nzaba ngihumeka, ubuzima bwanjye uzabukoreshe gusenya ubwami bwo mwijima. Ndakwihaye mwami, turakwihaye, turi abawe, turi intama zo mu cyanya cyawe, turi ingabo urwanisha, turi intorezo urwanisha, turi inyundo urwanisha, turi abawe, turi ibikoresho mu biganza byawe. Udukoreshe kugira ngo ubwami bwawe bwamamare, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki gihugu n'ahandi hose. Uzashima ko amajwi yacu agera. Tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwami Yesu abaha umugisha, abagire neza. Mwakoze kuzindukira mu nzu y'Imana, bihora ari byiza. Haleluya. Bihora ari byiza gusanga ugukunda, bihora ari byiza gusanga uwakuguza amaraso, bihora ari byiza gusanga umuntu kumva. Birabiha kujya gusanga umuntu ubizi neza ko nta mwanya gufitiye, si ubundi ubwo wakwirirwa umusanga wabimenye ntiwamusanga, ariko tubwira aratwumva. Haleluya. Kandi yiteguye no kutugirira neza. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya 4 cyose. Abakunzi ba Bibiliya, haleluya. Amen. Umwaka turimo hano kuri iki gicaniro witwa ngo iki? Umwaka wo guhamya. Twasanze rero umuntu adashobora guhamya ibintu bitamwuzuye. Ibintu bikuzuye birameneka nta effort ukoze, utarinze gushyiraho umwete, ariko iyo bicagase nyine biba bicagase. Niyo mpamvu rero tumaze iminsi mu ijambo ry'Imana tuvuga ngo ni umuhamya uzuye ibyo ahamya. Turiherukaho hambere, ariko niryo ryaduteye kuba mu byanditswe byinshi, nubwo ari byo bidukwiriye. Tugasoma igice, tukagenda uko umwuka agenda tuyobora tukivugaho. Haleluya. Kandi uwagirira inyota ijambo ry'Imana byanze bikunze ubuzima bwe bwakunguka. Amen. Reka dusome rero, turi muri uru rwandiko Pawulo yari yandikiye iri torero. Ni igice cya 4 turiho. Nanone biri mu nzandiko nyinshi Pawulo yagiye azandika afunzwe muri gereza cyangwa se mu inzu bacunga. Murabizi ko nuko gufungwa nako kubaho. Kuri iki gice cya 4 rero duhereye ku murongo wa mbere
haravuga ngo bashebuja mugirire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Mwahageze murimo murasoma? Haleluya, haleluya. Bashebuja muri make umuntu ufite uwo ayobora nubwo yaba umwe cyangwa benshi. Bashebuja cyangwa ufite icyo urushije umuntu afite icyo azagukeneraho. Bashebuja mugirire imbata zanyu ibitunganye n'ibikwiriye kuko muzi yuko namwe mufite shobuja uri mu ijuru. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo namwe abafite abo mukoresha mubahe ibibakwiriye n'ibibatunganiye mwibuka ko namwe mufite shobuja mu ijuru. Haleluya. Akenshi iyo umukoresha arimo kudiringa cyangwa arimo kuvugana n'uwakoresha, hari igihe twibagirwa ko natwe dufite undi muyobozi mu ijuru. Ariko Bibiliya iratwibukije, ijambo ry'Imana riraguhuguye kugira ngo utazabura umugisha w'abashebuja umugisha w'abayobora abandi. Haleluya. Iteka Imana ishyize abantu munsi yacu ibirimo kudutestinga, ibirimo kudupima. Tuba turi mu gipimo. Mwumvise inshuti z'Imana, tuba turi ku munzani kuko abo bantu n'ab'Imana, abo bantu Imana irabakunda, abo bantu bafite agaciro maso y'Imana kangana nako ufite n'ubwo bayobora. Haleluya. Ngo namwe abafite abo mukoresha mubahe ibibakwiriye n'ibibatunganiye mwibuka ko namwe mufite shobuja mu ijuru. Ese urifuza ko databuja wo mu ijuru yakugirira ate? Arimo aragusaba ngo ibyo wifuza ko akugirira nawe ubigirira abari munsi yawe. Haleluya. Haratwibutsa ngo niba dufite umugisha wo kugira abo tuyobora, twibuke ko natwe dufite umuyobozi hejuru yacu witwa Imana. Haleluya. Arakureba uko ufata abo wahawe kuyobora. Murimo muranyumva inshuti z'Imana? Kuva uyu munsi kubw'imbabazi z'Imana tujye tubyibuka kurushaho. Ahari aho dusanzwe tubyibuka, ariko reka tubyibuke kurutaho. Wibuke ko uyobora cyangwa abuyobora, nubwo waba uhawe kubayobora isaha, hari igihe dushobora kuyobora ikipe irimo gukora ikintu runaka, hari igihe dushobora kuyobora timu irimo gukora ikintu runaka, wenda utazabayobora n'igihe kirekire, ariko wibuke ko uwo muntu washyizwe munsi y'ubuyobozi bwawe nawe akenera byose nk'ibyo nawe usanzwe ukenera. Haleluya. Ni umuntu burya kimwe nawe, akeneye rero guhabwa agaciro nk'uko nawe ugakeneye. Haleluya. Akeneye kubwirwa neza nk'uko nawe ugira gute ubikeneye. Akeneye no kuruhuka nk'uko nawe ukenera kuruhuka, kuko twese tutari imashini. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Akeneye kudafatwa nk'igikoresho ngo ejo mupfana akazi gusa nkaho atari umuntu. Imashini burya, imashini gukorera ibintu, yaba ihinga, yaba yandika, yaba simbizi, imashini nyine ni imashini, wayikoresha nk'imashini. Ariko umuntu ni umuntu, akeneye kutamufata nk'igikoresho ngo mupfana akazi gusa. Uzi ko ushobora kuvugana na bosi ukamubwira wenda ngo warwaye, ubwo ndimo ndavuga ariko abakozi batirwaza. Haleluya. Bibiliya, Abanyarwanda baravuga ngo umwana murizi ntakurwa. Babivuga ko umuntu yarize cyane bimenyekana ko arizwa n'ubusa. Harimo abantu bashobora kwirwaza, abo sibo tuvuga. None yanarira arizwa n'ikintu cy'ukuri bakagira ngo ni ibya bindi. Ariko uyu munsi turavuga kuri batatabuja kuko ibyaba abari munsi twabivuzeho ubushize duherukira kuri inyigisho. Uzi ko bishoboka ko databuja yavugana n'uwakoresha akamubwira ati ndarwaye, ntabe yanamubaza ati se umeze ute, ahubwo agahita amubwira iby'akazi, nka uwo muntu we adafite amagara amubabaza nk'uko nawe uyagira. Ibyo ntibikwiriye abavuga ko bubaha Imana. Haleluya. Ntukwiriye rero, ntidukwiriye kubafata nk'ibikoresho ngo dupfana akazi gusa nkaho bo atari abantu bambaye umubiri. Haleluya. Ibi byose turimo turagerageza kubitekereza, ariko dushingiye kuri murongo wa mbere. Hatubwiye ngo abo dukoresha tubahe ibibakwiriye n'ibibatunganiye, natwe twibuka ko dufite undi databuja mukuru mu ijuru. Haleluya. Mu bo dukoresha rero hari igihe tuba tubagomba ibihembo. Ukwiriye kumuha ibihembo bye ku gihe kandi ntupfe kumukatakata ku busa. Hari abantu banyumva bitabonekera ku gihe ukamusaba imbabazi,
ukamusaba no kwihangana, kuko bishobora gushika, kuko ushobora kuba nawe ukoresha ariko nawe ufite ahandi ukora, cyangwa nawe ufite ahandi ukura utegereje. Ariko ubundi umukozi akwiriye ibihembo bye ku gihe. Iyo bitabonetse ntitumuvuma, ntitumukwepa, dukwiriye kumusaba imbabazi ko bitabonekeye ku gihe, kandi tukamusaba kwihangana. Yesu ashimwe cyane. Ntibidukwiriye rero abavuga ko twubaha Imana mu gihe tutarahemba abo dufite ibyo tubagomba kujya gukoresha amafaranga ibintu bitari nkenerwa by'ibanze. Yesu ashimwe. Urugero, ntibigukwiriye ko wafata gahunda yo kugurira abana bawe imyenda hari umukozi wagombaga amafaranga utaramuha amafaranga ye, kuko nawe afite icyo agomba kuyakoresha. Abarokore, haleluya. 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 Ubuzima bw'agakiza bukwiriye kwinjira muri detaye z'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Yesu ashimwe. Ntiukwiriye kujya muri salo, ntukwiriye kujya kwisukisha hari umuntu ugomba 1000, hari umuntu ugomba 5, hari umuntu ugomba 10,000. Wenda wagura ibyo kurya by'abana kuko ibyo ni nkenerwa by'ibanze, ariko ntibidukwiriye ko twakora bya bintu biri segonderi tutaraha abo tugomba guha ibyo tubagomba. Imana itugirire ubuntu. Muzi ko hari n'umuntu utihutira guhemba umukozi kandi amafaranga yafite muri telefone, ariko ukajya wumva hari akantu kubuguguka kurimo, ukajya wumva utayerekura uwo munsi wayamuheje. Muri bicyanditswe twigeze gusoma mu migani kitubwira ngo umuntu aba akwiriye guha umuntu ntakaze kugusaba ibyo umugomba kumubwira ngo genda uzagaruke ejo ngo kandi ubifite bugufi bwawe. Imana iratureba. Haleluya. Imana itubabarire. Dukomeje ku murongo wa 2, reka icyo tukiveho. Nizere ko ibyo dukora byose Imana izadushoboza tukajya tubikora twibuka ko dufite data buje mukuru uri mu ijuru. Haleluya. Uba waguhaye amahirwe yo kwemera ko munsi yawe hajya mu ndi muntu kandi nawe uri umuntu. Amen. Kandi uwo muntu akaba azategereza ikiva kuri wowe kugira ngo nawe agirire abe umumaro, agirire abo mu rugo umumaro. Tekereza kuba unkorera ashobora kuraza abana inzara, amafaranga ye nayagumanye. Ngewe naguriye abanjye ibyo kurya, nabaguriye n'imyenda nkagerekaho, hanyuma unkorera wakaraza abana inzara, amafaranga ye ntanayabuze nyicaranye kuko numva nta gaciro afite. Imana itugirire ubuntu, itubabarire aho twabikoze, kandi twongera amahirwe tubashe gukora byose nk'abakorera Imana. Imana izaguha umugisha. Haleluya. Ku murongo wa 2 ngo mukomeze gusenga muba maso mushima. Mukomeze gusenga muba maso mushima. Iri jambo muri bibiri jambo ry'Imana riravuga ngo mwese mugumye gusenga mubihugukiye mushimira Imana. Mukomeze gusenga muba maso. Kuba maso biravuga ngo tubikore tugize gute? Tubihugukiye. Murabyibuka ko hari ubwo dusenga tutabihugukiye, dusinzira se, tutabyitayeho se, yewe ku buryo nka nyuma y'iminota 10 ushobora kugerageza kwibuka icyo wasengeye kumva utakibuka. Nijye nyine bibaho. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dukomeze dusenge ariko tubihugukiye kandi dushimira Imana. Uzarebe umurimo uhugukiye uwukoresha ibice byose bikugize. Haleluya. Umurimo uhugukiye umutima wawe uba uriho, ubwenge bwawe buba buriho, n'umubiri wawe utasigaye. Amena. No gusenga rero hano ijambo ry'Imana ryaduhuguye riratubwira ngo nidusenga tujye tubikora tubihugukiye. Haleluya. Gusenga nubwo ugushimwa n'Imana iteka kuba ari umurimo wo mu mutima, Imana ntizishimira amagambo ibihumbi navuga ku muntu atari yari mu mutima. Nubwo ari umurimo w'umutima, ariko ukwiriye gukurikirwa n'ubwenge bwanjye simbusige, ndetse n'umubiri ntukwiriye gusigara. Haleluya. 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 Ikintu uhugukiye ntiwagikora uryamye, ikintu uhugukiye rimwe namwe bisaba kuhaguruka. Iyo turimo tuvuga ngo reka duhaguruke dusenge, reka dupfukame dusenge, reka tugendagende, ntago ari uko ari bw'Imana yumva. Sibyo nshuti z'Imana? Ni ukuri unarambaraye hasi yakumva, unaryamye wiyorosha ishuka yakumva, gusa ni wowe uzabihomberamo. Ariko Bibiliya yadukanguye ngo tubikore tubihugukiye. Kubera iki? Imana irashaka ko ubijyanamo n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo bikugirire umumaro. Haleluya. Haleluya. Uzari urimo kwandika nk'ibintu by'akazi, urimo gukora raporo y'akazi usinzira, cyangwa urimo kwiga usinzira, ibyo bintu uzabitindamo, bizajagarara, bizaza bidafite umusaruro mwiza. No gusenga nuko bidukwiriye. Amen. Nugira umwanya wo gusenga haba mu gitondo cyangwa ninjoro urangije umunsi wawe, Bibiliya yakubwiye ngo ujye ubikora ubihugukiye. Haleluya. Sohoka mu ishuka, niba ibitotsi byaje jya mu kayaga, haguruka se ariko usenge ubihugukiye. Imana ishimwe cyane. Nizeye ko hari umuntu nyumvise. Umurongo wa 3
ngo kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe, kugira ngo mwerekane nk'uko nkwiriye kuvuga. Mwibuke ko uyu muntu w'Imana arimo arandika ari mu nzu y'imbohe, ari kumva ikiri ku mutima we. Haleluya. Mu gufungwa kwe nta kindi kiri ku mutima we, ni ugufungurwa ngo akomeze avuge ubutumwa bwiza bw'Imana, ngo ari ryo banga ryerekeye Kristo ari we bwiru bw'agakiza. Haleluya. Ndasaba Imana y'imbabazi ngo itugirire ubuntu, ikingura amaso yacu, tumenye agaciro k'imbabazi twagiriwe. Haleluya. Tumenye urupfu rw'iteka twacitse, kugira ngo tugire ishyaka rimeze nk'iri ryari mu mutima wa Pawulo, tubashe kubwira abandi iby'imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Tekereza umuntu arafunzwe, aho kugira ngo yibaze ibindi bintu, arimo aratekereza ngo nimunsengere ngo mve muri gereza gusa kuko imereye nabi, ahubwo munsengere Imana yongere inyugururire umuryango njye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwiru bwa Kristo. Haleluya. Uyu muntu nta kuntu ikime cyo mu ijuru kitahora ku buzima bwe, kuko ibiri ku mutima wa Kristo nibyo biri ku mutima we. Amen. Umwami Imana atugirire neza, afata ibiri mu mutima wa Kristo nawe bihinduke priorite mu mutima wawe. Haleluya. Kubera iki? Akenshi ingorane zitugezeho mu buzima, ikintu cya mbere zibanza kutwambura ni wa mutwaro wa Kristo twahoranye. Amen. Haleluya. Ariko Pawulo we gereza ntiyamwambuye umutwaro wa Kristo. N'abantu bangahe baretse imirimo y'Imana bahoze bakora kubw'ingorane zageze ku buzima bwabo? Ni bangahe se bareka no kuza mu materaniro bisanzwe, akavuga ati reka da sinzasubirayo, nzasubirayo byaratunganye. Ariko uyu mugabo w'Imana ari muri gereza, ariko ntibyamwambuye iki? Umutwaro wa Kristo mu mutima we. Ndasaba Imana y'imbabazi, haleluya, ngo itwuzuze umutwaro wayo mu mitima yacu. Biva hehe? Biva ku kumenya urukundo wakunzwe, imbabazi wagiriwe, uburyo wacitse urupfu rw'iteka. Haleluya. Noneho kubimenya n'agaciro kabyo bikagutera ishyaka ryo kubibwira abandi. Wariye cyangwa utariye, wahiriwe cyangwa utahiriwe, amasengesho yawe yamaze gusubizwa cyangwa atari yasubizwa. Amen. Haleluya. Ku murongo wa 5 haravuga ngo mugendere mu bwenge ku byo mugirira abo hanze, ubwo abo ni abatarakizwa. Mucunguze uburyo umwete. Mugendere mu bwenge mu byo mugirira abo hanze, mucunguze uburyo umwete. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Reka tubanze twumve kano kantu ka mbere. Murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo. Hari abantu batazi Kristo benshi twitwayeho nabi, bituma dutakaza burundu amahirwe yo gusubira kubabwira Kristo. Abo bantu namwe murabagira? Yesu ashimwe. Haleluya. Abo hanze twitwayeho nabi, ndetse baramutse bagiye no kuvuga kubwiriza ubutumwa bwiza muri karitsiye y'iwabo, ukaba utakwifuza kujya aho hantu hagana iwabo. Imana y'imbabazi twongere amahirwe. Haleluya. Tujye twirinda ngo uko twitwara kubo hanze. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari ahantu wumva wasaba Imana imbabazi? Imana imbabarire ku bantu bashobora kumva ko ndi pasiteri bakavuga ati puh, aragatsindwa, aragapastoringa iki? Imana itubabarire kandi twongera andi mahirwe. Amen. Kuki Bibiliya dusaba kwitwararika kubo hanze? Uyu munsi wowe dusangiye urugendo rw'agakiza, wowe wamenye Kristo, bishobora no kukorohera kumbabarira kuko hari icyo wamenye. Haleluya. Kandi dushobora kuba tugendanye iminsi, byibuze hari agace k'imbaraga zanjye uzi, wabona agace k'imbaraga ukaba k'intege nke ukaba wakihanganira. Ariko abo hanze batuzi nk'abarokore, batuzi nk'abakristo, batuzi nk'abafite izina ry'Imana. Haleluya. Kandi rimwe na rimwe bajya banahinyura ibyo tuvuga, bategereje rero kutubona ho ubunyangamugayo, ubugwaneza gusa. Niyo Mana duhora turirimba. Muranyumva nshuti z'Imana? Ubu rero hari abantu benshi twambuye amahirwe yo gukizwa kuko baturebye bakadusangamo amafuti. Ariko Imana y'amahirwe ya kenshi
nigira n'uwikwibutsa ntuzatinye kumusaba imbabazi. Haleluya. Uzamubwira uti nagize intege nke ndaguhemukira, uzamubwira uti nari ngwingiye mu gakiza simbizi, ntiwabura icyo umubwira, ariko uzamusaba imbabazi. Nubwo utasaba kwisobanura, ariko uzibuka uzamusabe imbabazi. Murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo. Haleluya, haleluya. Kuko burya muri wowe niho yahurira na Kristo. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma agace kakurikiyeho kavuze ngo mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Aka kantu cyama tukakumva, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Bibiliya yatubwiye ngo ducunguze uburyo umwete. Bibiliya ijambo ry'Imana irabisobanura mu magambo yoroheje ngo mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Kuki dukeneye gukoresha neza igihe dufite ngo tubabwire ibya Kristo? Nuko abo bantu tutazahorana, ari twebwe ntituzahoraho, ari bo ntibazahoraho. Uzi kubana n'umuntu mukicarana muri ofisi, mukicarana ku meza amwe mu isoko, mukicarana mu ishuri, ufite Kristo wowe urimo ujya mu ijuru, atarakira Kristo wari magana mu irimbukiro, hanyuma ayo mahirwe ntuyakoreshe, ejo ukazumva ngo yakoze impanuka, ejo ukazumva ngo ntakiriho. Imana itubabarire. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo dukoreshe neza igihe dufite ngo tubabwire ibya Kristo. Reka mbabwire ko kuvuga ari ukwacu, ariko guhindura ni ukw'Imana. Haleluya. Bizoroheye umwuka wera guhindura umutima iyo yagize umugisha akabona uvuga. Umurimo wawe ni ukumwerera imbuto, umurimo wawe ni ukumukunda, umurimo wawe ni ukumubwira ibya Kristo. Nubundi si wowe ukiza, si nawe uhindura, ariko ni wowe wahawe kuvuga. Si abamarayika, oya, nta nubwo Yesu azaza ngo agende mu isi yongere yigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami, ni wowe afite. Amen. Murakoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Murajye mwitondera uko mwifata ku batazi Kristo, mukoreshe neza igihe mufite ngo mubabwire ibye. Aha ntiharimo abo dukorana gusa, harimo n'abo tubana. Biratangaje kuba nakizwa ugakizwa, ariko tugasiganya abo tubana batari bakizwa, bataragirirwa ubuntu nk'ubwo twagiriwe. Imana itugarukeho. Amen. Itwuzuza imbaraga zayo, iduha umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Haleluya. Tekereza ko Yesu atigeze anasunika Yuda kandi abizi ko ari umugambanira. Tekereza ko Yesu atigeze aca intege ba Petero kandi bari buzuye intege nkeya. Tekereza ko atirukanye ba basore baharaniraga ngo umwe nzicare iburyo undi nzicare ibumoso, ahubwo yari kumwe nabo kugira ngo abakomeze, ejo nabo bazaba abagabo bo guhamya. Umwami Imana kuzuza imbaraga kugira ngo bari kumwe nawe bataragwiza imbaraga, biciye muri wowe bazagwiza imbaraga. Haleluya. Reka dukomeze ku murongo wa 6. Ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu, kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Haleluya. Bibiliya ya New King James yavuze ngo let your speech be always with grace, seasoned, muri make irimo ibirungo by'umunyu, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Cyongereza kirashize. Haleluya. Ngo ijambo ryacu muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ngo duhorane imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro, bityo muzamenye uko musubiza umuntu wese ugize icyo ababaza. Igihe nasomaga rino jambo nahise mbara amagambo ibihumbi navuze atuzuye neza, adafitiye n'abantu akamaro. Namwe murayafite? Haleluya. Haleluya. Hari amagambo mwavuze adafitiye abantu akamaro. Imana itwongere amahirwe. Haleluya. Umva icyo data adushakaho twebwe abari muri Kristo, ngo ijambo ryacu ribye rifatanya n'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwo burahari, ariko Imana irifuza ko ijambo ryacu ryaba ririho ubuntu bw'Imana risize umunyu. Murabizi umunyu ni wo kuryoshya ibintu, sibyo? Ngo kugira ngo tumenye uko tujya dusubiza buri muntu wese, hanyuma nirigerayo rigenda rigiye kugira gute kumugirira akamaro no kumwubaka. Haleluya. Sinzi niba muzi uburyo ijambo ribi riryana kuruta urushyi, kuruta ingumi. Umuntu ashobora kukubwira ijambo ukaryibuka imyaka yose usigaje kubaho, ukazarinda usaza ukiryibuka. Ijambo ritagiye kugira umumaro, rigiye gusenya umuntu, ngo ntirikabe mu kanwa kacu. Duhorane imvugo y'ineza. Mwuka wera ngwino ukora uwo murimo mu mitima yacu,
umaremo ibyadushaririye, umaremo ibyavunnye imitima yacu, umaremo ibyatubabaje bigaduhindura abarakare. Ngwino ukora uwo murimo mu mitima yacu kugira ngo tubashe guhorana imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro, kubera ko ntabwo umuntu yatanga icyo atagize gute, icyo adafite. Ariko twebwe dufite umwuka wera, turamubwira ngo ngwino uvure ibikomere byanjye, ngwino umare amagambo asharira mu mutima wanjye, ngwino umare ubusharirirwe nazaniwe n'ibikomere n'abampemukiye, ngwino ubimaremo kugira ngo mporane imvugo y'ineza ifitiye abantu akamaro, ngo bityo muzamenya uko musubiza umuntu wese ugize icyo ababaza. Murumva ko dufite umukoro? Haleluya. Abizera ntitwakagombye guhubukira ibyo tuvuga. Ijambo ryacu iteka ryagombye kubaka abandi. Haleluya, haleluya. Mwuka wera yinjira ibwina mu mutima wanjye, amaremo gusharirwa kose gutuma ndekura amagambo akomeretsa abandi. Dukomeze ku murongo wa 7 ngo tukiko mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka, umva ko bamuhamiriza, ngo n'umugaragu mugenzi wanjye ukorera mu mwami wacu azababwira ibyanjye byose. Niwe mbatumyeho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu kandi ahumurize imitima yanyu. Hano ndakuramo aka kantu. Ubundi gukiranuka, hari gukiranuka dufite kubera icyo Yesu yakoze ku musaraba tukamwizera. Haleluya. Ibyo ngibyo biri ku muntu wese wakijijwe nonaha, warayikijijwe nkuko byabaye kuri cya gisambo ku musaraba. Kwizera Kristo uwo mwanya bimpesha gukiranuka kwa Yesu kukambarwaho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko nyuma yo kukwakira duhamagarirwa kuba mu buzima noneho bugiye gushyira mu ngiro ibyo twakiriye. Haleluya. Uyu muvandimwe rero barimo bahamiriza si uko gukiranuka yahawe gusa muri Kristo, ahubwo n'ubuzima bwe burimo ibyo bikorwa, n'ubwo buzima bwo gukiranuka. Ngo tukiko mwene data ukundwa w'umubwiriza w'iby'Imana ukiranuka. Icyampa nkagira ubuhamya nk'ubu, icyampa ukagira ubuhamya nk'ubu ku buzima bwawe. Haleluya. Ngo n'umugaragu mugenzi wanjye ukorera mu mwami wacu azababwira ibyanjye byose. Niwe mbatumyeho kubw'ibyo ngo mumenye ibyacu kandi ahumurize imitima yanyu. Ninde ubundi wari ukeneye ihumuri? Ni Pawulo. Haleluya. Ari hehe? Muri gereza. Ari mu kibazo hagati, yarakeneye ihumuri, ariko umutima nk'uwa Kristo yakiriye umuteye kugumana imbaraga zo guhumuriza abandi. Haleluya. Nuvomerera abandi, Imana izakuvomerera. Nuharanira gukomeza abandi, Imana ntizakurenga. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 9 ngo mutumanye na Onesimo mwene data wo kwizerwa. Mwumvise ubundi buhamya buryoshye? Izina ryawe baryongeraho iki? Izina ryanjye baryongeraho iki? Cyane cyane iyo batuvuga tudahari. Haleluya. Kaduhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mazina yacu bayongeraho iki iyo batuvuga tudahari? Iyo duhari bwo bashobora kudutaka bya kinyarwanda. Mutumanye na Onesimo mwene data wo kugira gute? Ukwizerwa kandi ukundwa mwene wanyu, bazabamenyesha ibyino byose. Icyama izina ryanjye ni ryawe bikongerwaho nguwo kwizerwa. Haleluya. 10 Aristariko uwo tubahanywe arabatashya, na Mariko mwene se wabo wa Barinaba arabatashya nawe. Uwo niwe mwategetswe, naramukaje iwanyu muzamwakire. Na Yesu witwa Yusito, nukuvuga ngo habaga abandi bantu bitwa ba Yesu. Na Yesu witwa Yusito arabatashya. Abo nibo bonyine bo mu bakebwe bakorana nanjye kubw'ubwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Haleluya. Umubabaro w'abatumwe na Yesu umarwa nuko tubonye abandi bemera gufatanya natwe gutumwa. Muranyumva nshuti z'Imana? Icyatumye bamara umubabaro wa Pawulo nuko nabo babaye abasaruzi. Haleluya. Umubabaro w'abatumwe na Yesu umarwa uko habonetse abandi bahungu n'abakobwa nabo bemera gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe imibabaro yacu irashira. Kuri 12 Epafura mwene wanyu arabatashya, nawe n'imbata ya Kristo Yesu ibarwanira iteka, ikabasabira kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Ndi umugabo wo kumuhamya yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'ab'i Laodikiya n'ab'i Hierapoli. Mwumva uko bavuga Epafura. Epafura mwene wanyu arabatashya, nawe n'imbata ya Kristo. Epafura bivugwa ko ari we ushobora kuba yaratangije itorero rya hano
i Kolosayi kuko Pawulo atari yaragezeyo. Epafura mwene wanyu arabatashya, nawe ni imbata ya Kristo Yesu, ibarwanira iteka, mukurikire inshuti z'Imana, ibarwanira iteka ikabasabira kugira ngo muhagarare mushikamye kandi mutunganye rwose, mumenye neza mudashidikanya iby'Imana ishaka byose. Hanyuma njyewe Pawulo ndi umugabo wo kumuhamya yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'ab'i Lawodikiya n'ab'i Hiyerapoli. Icyampa kubw'imbabazi z'Imana, haleluya, wowe nanjye tukaba mu bantu bashobora kurwanirira abandi kugira ngo bahagarare bashikamye bamenyeshejwe iby'Imana ishaka. Haleluya. Aba ni abantu bafite umutima w'Imana, bashobora gusengera abantu batazabamenya, batazabahemba, bashobora kugira ishyaka ryo kubakomeza. Haleluya. Nta yindi nyungu bazabikuramo. Icyampa we nanjye tukaba muri aba ngaba. Nshuti z'Imana, muramutse mubonye uburyo ikinyoma cyamamazwa kandi gifite abavugizi benshi ndetse bashoramo n'amafaranga, wowe nanjye twakagombye guhagurukira natwe kwamamaza ukuri. Haleluya. 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 Muramutse murebye uburyo ukuri kw'ijambo ry'Imana gusekwa, gusuzugurwa, Yesu ashimwe cyane, bitera abantu kubaha amazina atandukanye y'ibintu bizamuha agaciro, wowe nawe wagombye guharanira kuba mu bantu barwanirira ukuri. Amen. Haleluya. Abana b'Imana bemera kurwanirira ukuri bishobora kubatera gukorwa n'isoni, bishobora kubatera gusuzugurwa, ariko barakenewe ngo babikore ku bwa Kristo. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. 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 Imana itugirire ubuntu, ihagurutse abantu barenga kurinda agakiza kabo konyine, abantu bashobora kwemera guhagurutswa na Yesu bakamuvuga, kuko ikinyoma gihawe intebe, gitanzwemo amafaranga, gifite abavugizi benshi. Birababaje rero uburyo abana b'Imana benshi twirebaho tukagarukiriza kuri twebwe, ariko ntitube mu ngabo Imana yakoresha kugira ngo natwe twamamaze ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu agahora avuga ati nifitiye isoni, nabihera hehe, sinashobora kubwira abantu, sinakwihagararira imbere y'abantu. Ubwo twese nibimera gutyo, ni bande bazarwanirira ukuri? Ni bande bazatera abandi umwete? Haleluya. Kaduha Imana icyubahiro. Icyampa ukaboneka mu bantu bashobora kwemera kurwanirira ukuri. Mwuka Wera turakwinginze ngo uhagurutse mwene abo bantu. Haleluya. Ntushobora kurwanirira ukuri utazi. Bisaba kugira umwete wo kuba mu ijambo ry'Imana, ukamenya ibyo wizera ibyo ari byo, ukabigirira umwete, ukabaho ubuzima busa nabyo, atari uko ufite imbaraga, ahubwo ari uko nawe wagiye muri iri tsinda ry'abantu biyemeza kurwanirira ukuri, bikagutera umwete wo kutareka umurimo w'Imana, wo kutareka gukoresha impano y'Imana, kugira ngo nawe ube mu itsinda rirwanirira ukuri. Yuda yaranditse mu rwandiko rwe igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. Mu rwandiko rwa Yuda igice cya mbere 3 kugeza kuri 4. Muribuka ko Yuda yari umuvandimwe wa Yesu, nawe yakijijwe, umuvandimwe yamaze kujya mu ijuru. Ku murongo wa 3 ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Arabandikiye kugira ngo abahugure, kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Haleluya. Haleluya. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura, kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane.
Haleluya. Agakiza ni ubuntu, kabonerwa muri Kristo Yesu kubw'ubuntu no kwizera icyo Yesu yakoze ku musaraba, ariko gakeneye abavugizi. Amen. Haleluya. Gakeneye abahagarara mu kuri, bakitoza gusa n'ibyo bizera, bakitoza gusa n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, kugira ngo barwanirire iby'abera bahawe rimwe risa. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko abanyabinyoma n'abantu basesera muri twebwe bazahoraho ibihe byose. Niba bari bariho mu gihe Bibiliya yandikagwamo, mutekereze noneho igihe cyacu. Niba bariho mu gihe inyejana cya mbere cy'ubukristo, mutekereze mu gihe cyacu ko bingana. Abagoreka ijambo ry'Imana baruzuye, Yesu ashimwe cyane. Abahanura b'inyoma baruzuye, abitwaza Bibiliya bagakora amahano baruzuye. Ukeneye kuba mu bantu barwanirira ukuri. Haleluya. Ukeneye kuba mu bantu bashishikariza abandi kuguma mu byo twizeye byabonetse rimwe rizima. Haleluya. Muranyu bashiti z'Imana, ukuri gukeneye kurwanirirwa, kandi ntiwakurwanirira utakwitayeho, ntiwakurwanirira ubuzima bwawe utarabushoye muri bwo. Ntushobora kwamamaza Yesu n'imbaraga Yesu utaramuhishuriwe ku giti cyawe. Amen. Ntabwo wabona icyo burana n'abazana ibinyoma mu ijambo ry'Imana, nawe ijambo ry'Imana ritagwiriye mu mutima wawe. Umwami Imana twuzuza inyota. Haleluya. Uribyukiremo rikuzure, ubo muhamya uhamya ibyo wamenye n'ibyo wahishuriwe. Bigutere ubuzima busenga kugira ngo ugwize imbaraga nshuti y'Imana. Dusenge kugira ngo ibinyoma bitaduhitana. Erega barambaraye bigeze no guhagarara. Haleluya. Bibiri atubwira ngo yewe uhagaze we ugire gute? Wirinde utagwa. Iyo umuntu yatangira urugendo rw'agakiza, abatangira urugendo rutagisubiye inyuma. Ubuzima bwacu no gusenga, no kwiga ijambo ry'Imana, no kwitoza kubaha Imana mu gato no mu kanini. Uko turushaho kwegera igihe cya nyuma, murabizi ubwenge bwaragwiriye. Ubwenge buvuguruza ijambo ry'Imana ntibugira akagero, ni bwinshi. Ibitekerezo by'isi byinjiye no mu itorero, birayobora abana b'Imana benshi batashoye imitima yabo mu ijambo ry'Imana. Umuntu ashobora kuba mu rusengero imyaka yagera nko ku myaka 40, akabwira atari ku muntu kuki atakwibyarira umwana. Ubwo ijambo ry'Imana ryashoye mu mutima we cyangwa ntiryashoyemo? Ntabwo ryashoyemo. Yagira ahantu bigoye, ubuzima bwagoranye, akamubwira ati ntibishoboka ko umuntu yagera kuri iki kintu adatanze ruswa. Akavuga ati Imana natwe iratubwira ngo tugire ubwenge. Ibyo bitekerezo nimujya mubyumva, hanyuma nyine akagira ubwenge agatanga ruswa. Ubwo ahagarariye ubutumwa bwiza, ubwo arimo araburwanirira, yitwa umukristo kandi arazwa aho ngo agiye kuyitanga. Yesu ashimwe. Mwuka wera we hagurutse ingabo hagati muri twebwe. Haleluya. Iyo wanze kujya mu cyaha, uba uri mu rwanira ubutumwa bwiza. Kuko hari abandi bantu ubuzima bwabo bwavangavanze n'ibyaha, kugeza aho bageze bibwira yuko bitakibaho ko umuntu yabaho ubuzima bukiranuka muri none. Ni wowe rero warwanira ubutumwa bwiza, ugasasa n'ubutumwa bwiza tuvuga, ukagwiza imbaraga, ukababwira uti biracyabaho. Biracyabaho ko umusore yakiranuka, biracyabaho ko umukobwa yakiranuka, biracyabaho ko umuntu yakomeza agakorera Imana afite imiyaga y'uburyo bwinshi. Haleluya. Ku murongo wa 14, Luka umuvuzi ukundwa na Dema barabatashya. Munahirize bene data birawudikiya na Numfa n'itoro ryo mu nzu ye. Uru rwandiko nimumara kurusomerwa ruzasomerwe n'itoro ry'Irawudikiya, namwe muzasome uruzava Irawudikiya. Kandi muzabwire Arukipo muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu uwusohoze. Haleluya. Kubera ko inkuru za Paulo tumaze imyaka tuzizi, ntago tubasha kwishyira mu mwanya we. Mwibuke ko uyu mugabo yari imbohe. Mwibuke ko uyu mugabo yari yarakubiswe inkoni nyinshi. Mwibuke ko uyu mugabo yari yagiye ahorwa Kristo. Mwibuke ko yambaye umubiri kimwe natwe. Yakaba yagera muri gereza nawe akaryama akiyorosa, ariko umutima we ukomeje gukomeza abera hirya no hino. Haleluya. Yakomeje guharanira ko aho ubutumwa bwiza bwavuzwe bakomera, aho butaravugwa buhavugwa, kandi nawe yari yambaye umubiri ubabara kimwe n'uwawe. Haleluya. Izi mbaraga yahawe nawe nanjye twazihabwa, tukarwanirira iby'abizera bahawe rimwe risa. Haleluya. Ngo muzabwire Arukipo muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu usohoze. Arimo aributsa abagabura b'ijambo ry'Imana nkawe, akongera akabibutsa gukomera, kandi arimo abibukiriza mu makuba menshi. Ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu usohoze. Abahawe kugabura iby'Imana twahawe umurimo mwiza kandi w'icyubahiro.
ariko twahawe umurimo ugoye, usabwa gukomera ku bwawe no gukomeza abandi bose wabwirije. Haleluya, haleluya. Niba hari ikintu kibabaza umutima, ni ukubona umuntu wakubwirije ubutumwa bwiza asubira inyuma, ni ukubona umuntu wabonye akora umurimo w'Imana imbere yawe ukamubona mu manyanga no mu mafuti. Niba hari ikintu kigusha umutima, uw'abato mu gakiza yewe n'abamaze gukomera mu gakiza, Imana itugirire ubuntu. Wishyire mu mwanya w'uyu Arukipo, ushyire mu izina ryawe. Ndimo ndakubwira ngo uhagarara imbere y'abantu bakomeza, wowe umaze iminsi mu gakiza uhamagariye n'abandi kukajyamo, wowe ukora umurimo w'Imana, ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu, uwusohoze, uzarangiza urugendo amahoro. Imiyaga ntizabura, kuko ntabwo Imana ivuga ngo ubwo rero wowe nkorera ngo nkubakiye ngo akantu ngo kakazu katuma utanyagirwa, uzanyagirwa nk'uko abandi banyagirwa, ariko ubuntu bw'Imana burahari kugira ngo budukomeze. Haleluya. Turashoje. Uku niko gutashya kwanjye Pawulo kwanditswe n'ukwanjye kuboko. Mwibuke ingoyi zanjye, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Nawe akeneye amasengesho, ariko nubwo akeneye amasengesho ntiyaretse gukomeza abera. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Twaguzwe ikiguzi gikomeye, twaguzwe amaraso y'umwana w'Imana. Turi mu rugendo, turimo turajya mu ijuru. Kugira ngo uboneke hatanzwe igiciro gikomeye. Nimba warakijijwe, nimba warizeye Kristo, kugira ngo uboneke, kugira ngo uri mu nzu y'Imana uyu munsi, nubwo waba utarakizwa, kugira ngo uri mu nzu y'Imana, warakuwe mu kabari, warakuwe handi hose warorongoteraniraga, kugira ngo byonyine uba ufite n'inyota yo kuba mu nzu y'Imana mu gitondo nk'iki, hatanzwe ibiguzi bikomeye. Wikerensa ubuntu wagiriwe, wibupfusha ubusa. Wowe gikoresha Imana ifite kugira ngo igutume mu bandi bantu. Gukomera kwawe bizakomeza benshi, gukomera kwanjye bizakomeza abagore ibihumbi, bizakomeza abagabo ibihumbi, bizakomeza abakiri batoya. Gucogora kwanjye bizananiza benshi. Rero uri uw'agaciro mu maso y'Imana, wikwipfusha ubusa. Iteka Imana kugira ngo igere ku bantu, ica mu bandi, ica mu muntu. Ni wowe Imana ifite. Izi mbaraga zakomeje Pawulo ari mu nzu y'imbohe, natwe ziracyahari ku bwacu, kubabyemera, kubabyifuza. Ubuntu bw'Imana buzaguheka. Ubuntu bw'Imana si amagambo, si icyuka. Ubuntu bw'Imana ni imbaraga zambutse umuntu atakwiyambutsa mu buzima busanzwe. Ubuntu bw'Imana ni ibitangaza by'Imana Imana ikorera mu muntu. Cyangwa mu mutima wawe ukifuza gutunga ibiri ku mutima wa Yesu. Ibyo Yesu anezererwa, ibimutera kumwenyura, ibimutera akanyamuneza, akaba ari byo nawe uharanira. Icyo uzi ko cyatera mu maso ye kwijima, ukagihungira kuri. Ntiwemere ibitekerezo by'isi bikuzura. Kandi umwami yarakuguza amaraso, yagiye ku musaraba arapfa ku bwawe kugira ngo ubuwe. Ntiwemere ko akugabana n'isi. Ntiwemere umwanda wose uzenguruka hanze aha ngaha, ntiwemere kuwuha umwanya mu mutima wawe. Ntiwemere kuba umunyantege nkeya bihojejeho. Kimwubahisha no kutwera imbuto kandi nyinshi. Yashoye ubushobozi bw'igitangaza muri wowe. Ngo amaze gupfa, ngo yazamutse mu ijuru, agabira abantu impano. Ngo azamukana iminyago myinshi, agaburira abantu impano zitandukanye. Ministries zitandukanye ziratangwa. Zose zitangwa atari kugira ngo tugire amazina, ngo ahubwo zose zitangwa kugira ngo abera bakomezwe, babe ekipe. Imiyaga y'uburyo yose ntibateragane hirya no hino. Uhagaze he mu kurwanirira ubutumwa bwiza? Uhagaze he mu gutuma izina ry'Imana rikomeza kubaho? Ni ibiki byakubashije bikagucogoza ngo muri iki gitondo dusaba imbaraga wongere weguke? Ni ibiki byagukerereje mu rugendo ukamera nk'usibira, ubuzima bwawe bumeze kimwe, ukaba umaze imyaka 5, 10 mu gakiza, 2, 3, ariko ubuzima bwawe bumeze kimwe? Byagukubitaga hasi
mu ntangiriro z'agakiza bikaba ikigukubita hasi uyu munsi. Ubuntu bwe burahari kuba byemera kugira ngo budushoze. Uyu mugabo wandika yari umuntu kimwe natwe, ariko mu ngoyi ze no mu mibabaro aracyarwanirira ubutumwa bwiza, aracyakomeza abandi. Mwibuke ko ubu bwami ari uruhererekane. Ibya bindi yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye mbere y'abahamya benshi uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, bazashobora kubibwira abandi. Generasiyo iri inyuma yawe abakureberaho uri bubahereza iki? Ndi bubahereza iki? Nimba ntunzwe nzengurutswe n'intege nke kandi kugeza igihe nabyakiriye nkumva ntacyo bitwaye, nasenga nkanavanga, naterana nkanavanga, ubwo abari inyuma yanjye nabahereza iki? Ubuntu bw'Imana bukomeza ababinyotewe buriho, burahari. N'ubundi si kubw'imbaraga n'amaboko, ni kubw'Umwuka Wera. Ariko Umwuka Wera ajyaho akenewe. Impamvu Yesu yavuze ngo umuntu nagira inyota aza ahondi. Reka tumusabe atwuzuza imbaraga, twe kuba igitutsi, twe kunanirwa gukomeza abandi aho data yari yizeye ko turi bubakomeze, twe kuburwaho na rya jambo ry'ineza rikomeza abandi, twe kuburwaho ibyari gukomeza abandi. Naza gusoroma imbuto kuri twebwe, naza gusarura, naza kwibwira ko ari byiza ari budukureho byagira umumaro ubwami, agasanga nta bihari. Twongewe iminsi yo kubaho, twongewe imyaka mu nzu y'Imana, twongewe amagambo y'Imana inshuro nyinshi. Icyampa aho uhagaze naho mpagaze hakaba hangana n'ibyo nashowemo, hakaba hangana n'ubuntu nagiriwe, bikaba bireshya. Data akaba yishimiye intambwe yanjye, data akaba yishimiye urugendo rwawe. Umubyeyi usanzwe ntabwira umwana w'umwaka ngo irukanka ujye kuri butike, ariko umubyeyi usanzwe anezezwa nuko umwana w'umwaka arimo byuka akongera akagwa, akongera agatera agatambwe, kuko nicyo kigero cye. Ariko ugize 3 bamujyana muri materineri, yagira 5 akajya ku ishuri akiga gusa, hari imirimo akora. Ugize 10-12 amenya gukora isuku mu rugo, hari uturimo akora. Icyama ikigero cyawe nibyo umwami yashoye muri wowe, icyama ikigero cyanjye n'ubuntu bwose Imana yangiriye bukaba bungana n'ikigero nagombye kuba ndi. Aho twakererewe tumusabe imbabazi, tumusabe n'ubuntu. Nyemerera tumusabe imbabazi, tumusabe n'ubuntu. Data, turagushimiye kuri kumwe natwe. Turi abahungu n'abakobwa wakunze, udukura hanze utuzana mu nzu yawe, tugira abana mu rugo rwawe, abandi udutera nk'inkingi mu nzu yawe. Tuguwe neza ko watubabariwe, tuguwe neza ko watugize abawe, tuguwe neza ko watwakiriye. Turagushimira urukundo rwawe rutuzengurutse. Turasenze muri iki gitondo ngo tubabarire ahantu hose twagwingiye, tubabarire ahantu hose tutagushakanye umwete, utubabarire aho kurwanirira iby'abera bahawe rimwe twebwe tutanabizi. Nta jambo ryawe twatinzemo, ibyawe ntitwabitunzemo, wadushatseho imbuto uzituburaho. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi ku bantu bananiwe kwinjira kuko nahagaze mu muryango nkababuza kwinjira. Ngusabye imbabazi ku bantu bose banshakagaho ijambo ryiza bakarimburaho. Ngusabye imbabazi ku bantu bose nabereye ikigusha aho kubabera inyunganizi. Ngusabye imbabazi n'imbaraga aho imibabaro y'iki gihe yatumye nyagora ku ngoma ibyo nagombye kuba nkora mu bwami bwawe mbisubika. Ngusabye imbaraga muri iki gitondo, tugusabye ubuntu abahungu bawe n'abakobwa bawe, utwongera ubuntu mwami w'abami muri iki gicamunsi. Twongera ubuntu butuma tuzaba duhagaze, butuma tuzasoromwaho imbuto, butuma ibyo wari udutegerejeho ubidusangamo. Twongera ubuntu butuma tugumana umutima nk'uwawe Kristo, ibikuraje inshinga akaba ari byo twitaho, ibiri ku mutima wawe na priorite simbitakaze kubw'ibihe dutambutsemo nyaguhora ku ngoma. Twongera ubwo buntu, bwa buntu bubyara imbaraga umuntu agakomeza kugukorera kugeza mu masaziro, bwa buntu bubyara imbaraga zo gusa nawe bigatera abantu kukumenya. Duhagurutsemo ingabo zishobora kurwanira iby'abera bahawe rimwe.
duhagurutsemo abantu bashobora kugira ishyaka ryo kwamamaza ubu butumwa bwiza, duhagurutsemo abantu bashobora kurwanirira ubutumwa bwiza no kurwanirira ukuri, duhagurutsemo abahungu n'abakobwa bashobora kukugaragaza mwami w'abami, aho isi irimo ihakana ko utariho, aho isi irimo ivuga ko ari ibinyoma by'abazungu, aho isi irimo ivuga ko ari iby'amadini, ko atari ubuzima. Duhagurutsemo abantu bashobora kugaragaza ubuzima bwawe, abatakuzi bakakumenya baturebye, abatakuzi bakakumenya batubonye, babona umucyo wawe mwinshi uri mu buzima bwacu, babonye urukundo rwawe ruri mu buzima bwacu, babonye imbaraga zawe zitugaragaramo nyaguhora ku ngoma. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe zishobora gukomeza abandi no kubavomerera n'igihe baba bari mu kimeze nka gereza, nk'uko uyu mugaragu wawe yari ari. Ndagushimiye kutajya ubura abantu muri generasiyo zose. Abagufite inyota turakwihaye, ngwino udutume, ngwino dukomereze amaboko, ngwino dukomereze amavi, ngwino watse amatabaza yacu yari arimo kuzima, umucyo wawe ube mwinshi kugira ngo tumurike mu mago yacu, tumurike aho dukorera, tumurike muri bene wacu, tumurike muri icyo gihugu cyiza waduhaye, tumurike kugera ku mpera y'isi. Reka umucyo wawe uri muri twebwe urusheho kuba mwinshi. Koresha abahungu n'abakobwa wahamagaye, koresha abahungu n'abakobwa wahaye inyota y'ibyawe, kugira ngo umucyo wawe ube mwinshi muri bo, maze abatakuzi bakumenye uciye muri bo, abarushye baruhuke uciye muri bo. Udukoreshe mwa, ukoresha ibingize byose, ukoresha ibyo wampaye byose, ukoresha ibyo wantije byose, ngewe ubwanjye n'ibyo ntunze nyaguhora ku ngoma, n'ibyo mfitiye ubushobozi wantijije, reka byose bibere kuguhesha icyubahiro. Urakoze data, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bakora imirimo itandukanye ku gicaniro kugira ngo gikomeze kubaho. Ubaha umugisha, ubavomerere, abatanga ubutunzi bwabo, abakoresha impano zabo, abakoresha umwanya wabo, ubaha umugisha. Imerezo zabo zihore zuzuye, tugukorere kuzageza ku minsi yacu ya nyuma. Mbavuzeho umugisha, mbavuzeho kurama, mbavuzeho guhirwa, mbavuzeho kugirirwa neza. Reka bibazenguruke, umugisha utanga womatane n'ubuzima bwabo n'ababo n'ibyabo. Abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, reka ijambo ryawe Mwuka Wera urishorere, rigira umwanya uhagije mu mitima yabo, ishora imizi mu mitima yabo, rihindure uko tubaho, rihindure uko dutekereza, kugira ngo ibyo ushaka bitwuzure. Tuguhaye icyubahiro, tuvuze umugisha ku karere kacu ka Karongi, tuvuze umugisha kuri iki gihugu cy'u Rwanda, tuvuze amahoro arambye ku mbibi z'u Rwanda, tuvuze kugirirwa neza. Turakwereka ibihe tuganamo by'amatora, turasenze ngo bizabe ibihe by'amahoro. Ni wowe wimika abami ugakuraho n'abandi, ibyo ushaka nyaguhora ku ngoma abari bizo bijya bihabwa intebe. Urakoze, turagushimira amahoro duhaye muri iki gihugu muri iyi myaka yose. Tutumva imbunda, tutumva induru mwami, hari igihe tubimenyera, ariko tugarutse kugushima ko utatanze amahoro umuntu ntiyayabona. Tuguhaye rero icyubahiro ku bwa byose, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo. Tuzahure kuwa kane mu masengesho yo gusenga no kwiyiriza saa 9 zuzuye. Mwami Yesu abaho umugisha.